Amakuru bataramye, nizere ko mumeze neza, abatameze neza kandi mwihangane, ngira ngo nk'uko nkunda kubibabwira, igishoro ni uko umuntu aba ari muzima, umuntu iyo ari muzima ibindi byose birashoboka. Uyu munsi rero nanone ndagarutse ngo tuganire bya biganiro byacu n'ubundi aba ari episode ariko nyine ikiganiro n'ubundi mba nakoreye hanze, nari nsohotse gakeya ndavuga ngo reka n'ubundi mbakorere ikiganiro. Hari ibintu byinshi cyane abantu batababwira mu by'ukuri bituma abantu benshi badatsinda green card. So uyu munsi rero ngiye kubaganirira cyangwa tugiye gukora ikiganiro kivuga ku bintu utigeze wumva ahandi hantu bitanga amahirwe yo kubona green card, kuko abantu ngira ngo mumaze iminsi mureba resulta za green card, ariko abantu benshi ntago batsinze ino green card. So umunsi rero ngiye kubabwira ibintu mutigeze mwumva ahandi hantu, ariko ibintu nanone by'ingenzi bigufasha muri iyi process ya green card. So gusa ntaratangira ndagira ngo mbakorera agashoti nanone introduction k'ahantu ndi, ariko nimba uri mushya ku ruganiriro please reba aho hasi handitse subscribe, ukandeho wiyandikishe kugira ngo igihe cyose tuzadukora ibiganiro ujye ubasha kubikurikira kandi mu buryo bugize gute bukoroheye. Kandi ujye wibuka no gukora like, ukore na share z'ibiganiro, ukore comment ku kintu utabashije kumva cyangwa se topic ushaka ko twakubwiraho. So aha hantu rero ndi ni muri park, ni park nk'uko mubibona ahangaha ku cyapa yitwa Petersburg Park. Ni park iri muri Louisville, donc ni muri leta yitwa Kentucky mu mujyi wa Louisville cyangwa Louisville. So park rero, amapaka yitwa Petersburg Park, ni ahantu abantu bajya bakaba bakoraga siporo bagakina, bari ahantu hanini. So ahangaha usanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange haba hagiye hari amapaka atandukanye, aho abantu bashaka kuba bajya bakagorora imitsi, bagakora siporo, abana bagakina, haba harimo ibyicungo, haba harimo mbega ibintu bitandukanye bishobora gufasha umuntu kuba yakora siporo cyangwa relaxing somehow, cyangwa se akava muri mood y'akazi akajya ahantu hari green. Murabona ko ari ahantu hari green, harimo ibiti, harimo dutebe ahantu ho kwicara, hari ahantu abantu bashobora gukora barbecue, bakotsa bakarya, hari amazi, haba hari ibintu byose by'ibanze mbega. So ahangaha rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mastate menshi amapaka aba hari menshi, ndetse cyane ko buri gakaritsiye usanga gafite paka nyine ahantu abantu bashobora kuba bajya nyine bakaba bakina bakoraga siporo, ibintu nk'ibyo ngibyo, cyangwa se n'abana, bitewe n'uko abana nyine akenshi bakunda kuba tutababonera umwanya bitewe no kuba bize mu kazi cyane. So umuntu iyo abonye akanya rero aza ahangaha muri paka, ahantu nk'ahangaha abana bagatembera nyine bagakina bakenjoyinga. So
nuko nguko biba bimeze. So reka rero twitangirire ikiganiro cyacu nk'uko nari mbibabwiye. Ikintu cya mbere mu by'ukuri nshaka kubabwira ikintu kijyanye n'iyi green card. Iyi green card process cyangwa se muri rusange no kuba wakora uno mukino wa green card ukabasha kuba wawutsinda. Ikintu cya mbere gikomeye ni ukumenya ngo ese green card ubundi ikorwa ryari, ni ubuhe buryo bwiza umuntu akoramo application, ni ryari umuntu akora application akaba yizeye yuko application ye yizeye ko resulta zizasohoka ariko yarayikoze we yumva mu mutima we yujuje ibisabwa, sibyo? So ikintu cya mbere ngira ngo no muri video zibanza nabikozeho ikiganiro cyihariye, ikintu bita ifoto umuntu akoresha application ya green card ni ikintu cy'ingenzi cyane, ni ikintu cy'ingenzi ku buryo ifoto, iyo ukoresheje ifoto itameze nabi nshuti muvandimwe, automatically rwose uhita uba denied. So iki kintu rero abantu benshi ntago bagiha agaciro. Umuntu arazinduka mu gitondo akavuga ati yego ukwezi kwa 10 kwageze, sawa, reka ngende nkore application ya green card. Akajya ahantu agasanga umuntu wicaye nk'ahantu mu gasiberi cafe internet, akamubwira ati nkorera application ya green card, akabafashe telefone amufotoye ifoto, telefone wenda ni telefone iri aho ngaho idasobanutse, ugasanga apfuye guhita editing akoresheje ifoto mu by'ukuri ntitagaragara neza, ifoto irimo ibintu by'ibihu, irimo ibicucu, ifite brightness idahagije, ugasanga mu foto ye ifesi ye itari muri right position ngo amatwi abagaragara neza, umuntu agaragara. Ikintu cyitwa ifoto rero nshuti bavandimwe, ikintu cyitwa ifoto ni ikintu gituma abantu benshi batsindwa green card. Ifoto dore rwose nimba waratsinzwe, sorry, reka nkwihanganishe, ariko ntago ari ryo herezo ry'ubuzima, ntago ari iherezo ry'ubuzima. Atari green card hari n'andi mahirwe ushobora kubona. So ariko biba byiza burya iyo unamenye ngo ese na failings, ariko ikintu cyabiteye ni igiki cyateye ibyo bintu, sibyo? So biba byiza rero iyo umenye icyo kintu ukagira gute, ukagikosora, sibyo? Bivuze yuko nimba waratsinzwe green card, ikintu ugomba gutangira kwitegura noneho ni ugutangira gutegura ifoto imeze neza ugomba gukoresha muri application igiye gukurikiraho ya 2026, kuko iyi ngiyi turimo ni ya 2025, sibyo? Tegura ifoto neza. Ushobora kujya mu ma studio ahantu hose abantu batuye, haba ari Burundi, haba ari Bugande, haba ari mu Rwanda, mu mijyi, simvuze Kigali gusa cyangwa Bujumbura cyangwa Kampala, ahantu hose abantu batuye haba hagiye hari utuntu tw'udustudio foto bafite ibikoresho byiza, ukavuga uti reka ngenda ahantu ni ifoto mbe mfite ifoto yanjye imeze neza
ku buryo igihe cyo gukora application nikigera nzaba ndi tayari nkahita nkora iki, nkahita nkora application ariko nkoresheje ifoto imeze neza. Ifoto ni key cyane. Ngira ngo murabona ko muri park haba harimo n'ibibuga. Iki kibuga ngezeho hano ni icya tennis, hepfo hari icya basket. So iki kintu rero iyo ugiteguye hakiri kare, nibyo nababwiraga, ubasha kugira gute, ubasha kuba uri ready, ubasha kuba uri ready rwose. Ugakora process zo gukora first entry ya green card umeze neza, warateguye amafoto yawe, amafoto y'abagize umuryango wawe, nimba ufite family akaba ameze neza ateguye. Ubundi ugahita igihe bafunguriye ugahita rwose ukora application yawe uri safe. Ubundi ukavuga uti ngewe urwanjye ndukuyeho, igisigaye ni ugutegereza iki, ni ugutegereza ko bakora selection. Kandi ikintu mugomba kumenya, iyi gahunda ya green card nta muntu wigeze uyitsinda. Donc umuntu ucika intege rwose we namubwira yuko iyi gahunda ya green card atari, sibyo? Iyi gahunda isaba umuntu uri consistent, umuntu utajya uva kwizima, umuntu wumva ko ibintu bishoboka, utajya ucika intege, ku buryo akora rimwe, agakora kabiri, agakora inshuro 5. Hari naye nakoze inshuro zirenga 10 ariko at the end ngira gute ndatsinda. Hari n'abakora inshuro imwe bigahita bicamo green card, bagahita bayibona pe. Urumva hari abakora once rwose green card bagahita bayibona, ntago ari igitangaza. Ariko nyine namwe murabyumva, haba hakoze application abantu benshi cyane, kandi nk'uko mubizi nyine abari abantu nyine 55,000 bafata mu mwaka byonyine. So iyo rero 55,000 nyine bigeze, abandi babacaho akarongo nyine, ntabwo izindi case namba bazi processing, sibyo? Ariko nta gucika intege nicyo nababwira muri iyi process ya green card, sibyo? Ikindi nababwira muri iyi process yo gushaka iyi immigrant visa ya green card, nuko hari ubundi buryo bwinshi ushobora kubona green card. Nagiye nkoraho ibiganiro nako bitandukanye. Ushobora kubona green card washatse umuntu uri ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ushobora kuba uri ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika waraje na green card, wamara kubona citizenship ukaba wazana ababyeyi bawe, biremewe. Ushobora kuba wazana abavandimwe bawe igihe ufite citizenship. Ushobora kuba wenda waba uri muri Afurika cyangwa se uri muri Europe cyangwa ahandi hantu, ukaba washakana n'umuntu uri ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ufite green card, akaba yakuzana mukabana. Kuko nyine urumva ntago iyo umuntu afite umuntu bashakanye ahangaha, itegeko ryemera yuko amuzana rwose. Ni ibintu gusa hari procedure nke ucamo ariko bikemera. So izo ni izindi pathways zitandukanye ushobora kuba wakoresha ukaba wabona green card. Cyangwa se ubundi nzamvuga green card, ujye mwumva yuko nukuza nyine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko. So hari uburyo bwinshi rero ushobora gukoresha ukaba waza ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko. Ubwo bwose mvuze, kandi ukabasha kugira gute, ukabasha mu by'ukuri
kuhaba neza, ugakora ibyo ushaka byose. So ariko ikindi kintu nshaka kubwira abantu mwatsinzwe green card, ubuzima burakomeza. Hari umuntu utsindwa green card mu by'ukuri yarishyizemo ko agiye kubona visa ya green card, agahita aza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ibi bintu nyine ni lotari, ni umukino w'amahirwe guys. Ni ukwanga ushaka kuba aya mahirwe wayabona cyangwa ntugire gute ntuyabone. So komeza ubuzima bwawe, wikwicara ngo uvuge ngo reka nicare ngo nzakomeza ngo nkine ngo mpaka ngo mbonye ngo green card ngo nibwo ngo nzakora ngo ngeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo ubuzima ngo buragoye, ngo ahangaha ndi wenda urugero muri Afurika, ntago mentioninze igihugu ariko tubiziranyeho ko muri Afurika biragoye kubona akazi. Abantu bariga bakarangiza za secondary school, bakarangiza za kaminuza, bakabura akazi rwose. Hari n'abafite za PhD baba bari aho ngaho bakora ibintu by'uburakaraka budafatika, sibyo? Ni ibintu bibaho bihari. So ariko nanone ntago wakwicara ngo uterere iyo ngiyo ngo uvuge ngo buriya ngo ubwo ntabonye ngo green card ngo ubuzima burarangiye. Oya, komeza uhasoringe, ubuzima bwose ni hasol. Even na muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntihazagira umuntu ukubeshya, nta mafaranga watoragura mu muhanda, uraza ugahasoringa ugakora amafaranga ukayabona, uretse ko ubuzima buba buhari bwinshi. So niho bitandukaniye no mu bihugu bindi bidateye imbere. Urakora amafaranga ukayabona, ukabasha kugera ku nzozi zawe, ukabasha gutegura ejo hawe hazaza. Ariko nimba utarabonye green card, ntago nanone wavuga ngo ubuzima ngo burarangiye, ngo ubungubu ngo nta kindi kintu nakora. Ubuzima ni haso, ahantu hose nyine ubuzima ni ukuhatana, ni ukurwana. Uyu munsi ibintu biranga, ejo bigakunda, sibyo? Komeza uhasoringe, hari ibintu byinshi ushobora gukora. Ushobora no gushakisha andi mahirwe yo kujya mu bindi bihugu. Hari ibihugu biteye imbere bindi nka za Canada nayo rwose ni igihugu navuga cyiza, kirimo ubuzi, kirimo ama opportunities menshi. So hari n'ibindi bihugu byinshi byo muri Europe na Asia bitandukanye ushobora kuba washakisha ukabonamo visa yaho. So naho ukagenda ukaba wagira gute, ukagenda ukaba wagira amahirwe nyine ugakora, kandi ibintu bikagira gute, ibintu bikagenda neza. So nta gucika intege rero. Ikindi ndahangaha nk'uko tubivuga mu ruganiriro, tuba tugomba kuganira, tukagirana inama, tukungurana inama nyine mu buryo butandukanye. Icyo nkora ngewe ni ugutanga icyo navuga ni nk'imirongo cyangwa se uburyo ushobora kuba wakoresha butandukanye, ukaba wabona amahirwe atandukanye. Especially cyane ngewe ngira ngo mwabonye ko fokasinga cyane kuri green card. So green card rwose ni amahirwe akomeye cyane, ariko hari n'andi mahirwe menshi atandukanye. Ushaka kuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uje kwiga, visa ziratangwa rwose, kandi iyo uhageze uje kwiga biroroshye cyane ko ushobora kuzabona green card. Uriga, wamara kwiga cyangwa se wageza igihe runaka uba wemerewe gukora akazi bitewe n'ibyo wiga cyangwa se n'umwaka urimo w'amashuri. Hanyuma igihe runaka cyagera ukaba wakwapplyinga nyine kubona iyo green card, sibyo? So hari amahirwe menshi. Ushobora kuba warize ibintu ufite ubumenyi mu bintu runaka wispecialijemo, ukaba waza nyine gukora akazi nk'uko nabibabwiye, especially nk'abantu bari muri domaine ya medicine, IT. So hari ikintu bafitemo bispecialijemo runaka, nimba ari networking, nimba ari programming,
cyangwa se nimba ari like umuganga wenda afite ibintu yisipesiyarijemo, wenda ari muganga w'amenyo, nimba ari muganga wenda uvura abana, nimba ari muganga wenda uvura ugutwi, you see. So haba hari ama specialization menshi rero atandukanye umuntu ashobora kwisipesiyalizamo akaba yabona ahangaha amahirwe yo kuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. So ibyo byose rero ni ibintu utigeze wumva ahandi hantu, sibyo? Abantu bavuga ngo green card ngo ni lotari gusa, ariko ubwo buryo bwose mbabwiye ni uburyo ushobora gukoresha ukaba waza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ukaba uhari mu buryo bwemewe n'amategeko, ndetse ukagira gute ukabona na green card, sibyo? So hari n'ubundi bwinshi tuzadukomeza tugende tuganira mu buryo butandukanye, ariko nta gucika intege. Ibintu byose mu buzima nzajya mbibasubiriramo kenshi, ni uguhasolinga. Nta kintu ushobora kubona muri iyi si utahasolinze, sibyo? Nta kintu ushobora kubona utahasolinze, ibintu byose ni haso. Kandi burya ikintu cyose umuntu ashaka cyangwa se yihebeye yahaye ubuzima bwe bwose, byanga byakunda igihe iyo kigeze arakibona, sibyo? Kubera yuko ntabwo umuntu ashobora kwicara nanone ngo arote inzozi gusa, sibyo? Ariko iyo wa dreamings ukavuga uti ngewe ngomba kuzajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niho hantu ngomba kuzakorera ubuzima bwanjye, bizarangira uhageze. Ikindi kintu mbashishikariza guys, nimba ukoresha ama social media, ushaka kuba ukoresha Instagram, ukoresha TikTok, ukoresha X, ukoresha Facebook, whatever, wifata umwanya wawe na megabyte zawe ngo wicare iwawe mu rugo cyangwa se ahantu runaka simbizi, ngo wicare ujye kuri YouTube viewing ibiganiro by'abandi, ubahe ama views, ngo wirirwe scrolling kuri Instagram ureba content abandi bakoze. Ibyo bintu ugasanga urimo uririrwa usaba abantu amafaranga yo kugura bundles za internet, sibyo? Ama megabyte. Birababaje guys, sibyo? Wenda wasaba rimwe, kabiri, gatatu, gatanu, ariko hari uburyo nawe ushaka gukoresha ugacreatinga content, sibyo? Yaba ari Instagram, yaba ari Facebook, yaba ari Twitter, yaba ari TikTok, izo mbuga nkoranyambaga zose ushobora kuba wazikoresha nawe ukazibyaza umusaruro nk'uko abandi nabo bazibyaza umusaruro, sibyo? Nta mpamvu yo kugira ngo ujye ufata amafaranga yawe ugende wicare gusa uhe abandi amahirwe binjiza amafaranga kandi wowe utinjiza. Akamodoka kari rixe guys, karyoshye kabisa. So mwige kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga, sibyo? Iki kintu kabisa, especially abantu b'urubyiruko nibo mfokasingaho cyane. Mwige gukoresha imbuga nkoranyambaga ariko mu buryo bwo kubona amafaranga, sibyo? Birababaje kumara umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itatu ukoresha imbuga nkoranyambaga zirenze 3 cyangwa zirenze 5 cyangwa zirenze 10, ariko utabasha no gukoreramo n'amadolari 100 cyangwa 200 byibura ngo ubashe no kwafodinga internet ukoresha, cyangwa se ngo ubashe kwigurira urwo rukweto nk'umujene, cyangwa se ngo ubashe kugura imyenda, cyangwa se ubashe no kugira utuntu ukemure bezo zawe zisanzwe nk'umuntu, sibyo? Birababaje. Simvuga ko wenda abantu twese turi kuri izo mbuga nkoranyambaga tuba dushakamo amafaranga, ntabwo ari cyo kintu. Twese nkanjye mbikora just kugira ngo mfashe abantu kugira amakuru nk'aya yose mba ndi kubaha, sibyo? Ariko ushobora no kubikora ukabibyaza umusaruro, sibyo?
ni uburyo bushoboka pe, ni uburyo bushoboka. So mubishishikarire rero. Njyewe n'ubundi ahangaha mu ruganiriro narababwiye ko tuzajya tuganira ku bintu byafasha abantu bikabakura ahantu hamwe bikabageza ahandi. Mwige kubyaza amafaranga social media guys, mubyige kabisa, mubyige. Njyewe birambabaza cyane iyo mbona abantu ugasanga umuntu akoresha imbuga nkoranyambaga nk'icuma, ariko ugasanga ni umuntu rwose wirirwa asabiriza, kandi nzi ko hari abantu babibyaza amafaranga. Sibyo, ushobora no kuba udasobanukiwe wenda uburyo bikorwa, ariko aho kugira ngo ufate umwanya wawe wicara uri kuviewinga amavideo y'abandi cyangwa ibihangano by'abandi, ahubwo wakicaye ugasacinga ukareba ama YouTube tutorial, ukareba utise ni gute umuntu akorera amafaranga like kuri YouTube, ukareba ukavuga utise ni gute umuntu ashobora gukorera amafaranga kuri Instagram. Sibyo, ibyo byose ni ibintu umuntu ashobora kuba yakora kandi akagira gute, akaba yabona amafaranga. Sibyo, ukiga ukiyungura ubumenyi, ukareba utese ni gute abantu bazamura like subscribers kuri YouTube, ni gute nakora content nashyira kuri like Instagram yanjye, ni gute nakora short videos, ni gute nakoresha like TikTok account yanjye kugira ngo wenda izabe monetized, yinjiza amafaranga. Ibyo ni ibintu ushobora guspendingamo umwanya, kandi ushaka kutabona amafaranga uyu munsi, ariko nka nyuma y'igihe runaka amafaranga ukazagira gute, ukazayabona. Sibyo, n'abandi bagiye batangira gahoro 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 gahoro. Nta muntu wabyutse mu gitondo ngo ahita ajya ku mbuga nkoranyambaga ahita akoreraho amafaranga. So guys, iki kintu rero ngitinzeho gitwaye umwanya munini cyane, gituma mva no muri topic nari nagennye, ariko n'ubundi byose biri kumwe. Ibi ni ibintu byose bishobora kuba byaguheha amahirwe atandukanye. Sibyo, so reka rero mbabwire ngo ibiganiro byo nakagaruka. Ikindi, abantu bashyashya ebana, mujye mwibuka gukora subscribe, kandi nimba wakunze n'ikiganiro ujye muri comment wandike uti ikiganiro nagikunze. Nimba hari ikibazo ufite ukibaza ahangaha turaganira, kandi ibibazo bikabonerwa ibisubizo. Ikindi ndashaka especially ku bantu bari mu Rwanda, ndashaka kuzabafungurira aka office ko kuzajya tubafasha. Ndimo ndabiplaninga, tukajya dufasha abantu cyane cyane muri green card process, cyangwa se no kubona izindi visa, yaba ari temporary visa mu buryo butandukanye. So very soon nzababwira uburyo tugiye kujya dukorana kugira ngo abantu bazajya bagira amahirwe ariyo yose. Ko hari umuntu ubona green card rwose akaba randomly selected, ariko ugasanga abuze ukuntu aza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. So kandi ibyo ni ibintu abantu bashobora kuganira bakaba babibonera ibisubizo. So ibyo byose rero very soon tuzajya tugenda dushakisha, yaba ari mu Rwanda, yaba ari i Burundi, yaba ari Uganda, ahantu hose hatandukanye, uburyo ki twagenda ducreya nk'ahantu twajya duhurira, you see, like office, like ahantu nyine umuntu ashaka kuba yabona serivisi kandi zoroshye. So reka mbareke rero tuganiriyeho, ibiganiro byo nakagaruka, kandi ndabakunda cyane nk'uko namwe munkunda. Ciao ciao.